ruqya yemewe ni ishingiye kuri Qur'an ndetse n'amazina y'Imana n'ibisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba Imana no kuyishingikiriza yonyine nta kuyibangikanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الشيخ موسى في هذه الحلقة التي هي باب ما جاء في الرقى والتمائم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الصحيحين عن أبي بشير رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هي حديثي تسانغا مري باب ما جاء في الرقى والتمائم. أبي بشير الأنصار رضي الله عنه إيمانا إميشي مري أفغيوكو يريكم غنهم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم مري زمغ منجندوزي هانيما إنهم محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا يهرز إنهم إلمبغير إتي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ورمني نوسيغ مجوسي ry'ingamiya runigi uretse ko ugomba kuruca. Iyi hadithi rero iratugaragariza yuko bitemewe kwambara impigi, kwambara inigi, kwambara ibintu byose umuntu ashobora kuba yakambara agira ngo biramurinda ibyago cyangwa se biramurinda ijisho ry'umunyeshyari cyangwa se riramurinda ijisho ry'abarozi. Nanone muri hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Imana imwishimire avuga yuko muri hadithi ntwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze mu by'ukuri arruqa na tamaima na tiwala ibyo byose ni shiriki. Ahangaha imigozi ivugwa ni imidakwitwa n'ibindi bisa nkabyo, ibyo bambara bakenyera mu myeko cyangwa se handi, bambara mu mihogo cyangwa se bambara ku maboko, inigi, urunigi, ibintu nk'ibyo ngibyo bakabyiringira ko bibarinda ibigeragezo. Tamaima nibyo abantu bambika abana babarinda yuko bahura n'ikijisho cyangwa se ibyo bambika amatungo kugira ngo abantu batayaroga. Nanone ibyo bambika abana bikomo iki kugira ngo batabaroga, ndetse tiwalazo ni inzarati z'abagore. Naho ruqya yemewe mu dini ni ruqya ikorewe umuntu wagiriwe ishyari warozwe cyangwa se uwigombora yariwe n'inzoka. Muri hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iragira iti inna ruqa wat tamaima wat tiwala shirkun. Mu by'ukuri ruqya na tamaima na tiwala ni shirk. Abamenyi bakura muri izi ruqya zose twumvishije izifite dalili, kuko inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam harizo yemeye muri babu yatambutse, muri babu twarebeyemo babu man haqqaqa at-tauhid dakhala jannata, aho inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagize iti la ruqya illa min aynin aw hummatin. Nta ruqya yemewe uretse wagiriwe ishyari ndetse n'uwigombora yariwe n'inzoka. Nanone indi hadithi ni ya Abdullah ibn Ukaym radiyallahu anhu marfu'an qala man ta'allaqa ala shay'in wukila ilayhi. Umuntu wiringiye ikintu mu by'ukuri kiramukurikirana. Hadithi ya Ruwayfi yanitswe na Imam Ahmed rahimahullah avuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamubwiye iti ya Ruwayfi, yewe Ruwayfi la'allaka alhayat satatulu bika, hari igihe ushobora kuzagira ubuzima burebure ukaramba. Fa akhbir an-nas anna man aqada lihiyatahu, uzabwira abantu ko uzazirika ubwanwa au taqallada wataran cyangwa se akambara tamaima, ibyo yambara akeka ko byamurinda ibigeragezo, au stanjabi raji'i dabatin cyangwa se akisukuza amase y'amatungo, au azimin cyangwa se akisukuza amagufa. Fa inna Muhammadan bari'u minhu, amenye ko Muhammad ari umwere kuri we yitandukanyije nawe. Iyi hadithi yakiriwe cyangwa se yanditswe na Ahmed, akaba ari hadithi ya Ruwayfi. Uyu Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu Imana imwishimire avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti man qata tamimatan min insanin, umuntu uzaca urunigi ku muntu cyangwa se ibyo yambaye yiringira ko ibyo bimurinda azaba mu by'ukuri afite ibihembo nk'iby'umuntu warekuje umucakara cyangwa se imfungwa cyangwa se imbohe. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an. Bangaga izi tamaima zose uko zaba zimeze kose min al-Qur'an, zaba ari ziturutse muri Qur'ani au ghayr al-Qur'an cyangwa se ziturutse ahandi hatari muri Qur'an. Izi hadisi zose tubonye zose ziragaragaza yuko umuntu wambaye tamima mu by'ukuri para atama Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala tamuzuriza ibyifuzo byiwe. Turashaka kugaruka rero tukavuga ikintu kimwe cy'ingenzi kugira ngo abayisilamu bajye basobanukirwe n'irisomo. Ikintu cy'ingenzi nuko iyi bab هذا الباب المصنف لم يقل أن هذا الباب من الشرك. لماذا؟
لأن منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم ومنها ما هو في جوازه خلاف بين العلماء. muri ibabu harimo ibyemewe, niyo mpamvu musannifu rahimahullah atigeze avuga ngo babu minashiriki arruqa wattamaim, niyo mpamvu atigeze avuga gutyo. lam yaqul musannifu minashiriki arruqa wattamaim bal qala ma jaa birruqa wattamaim lianna fihi tafsil. umuntu wiringiye yuko ruqa tiwala tamaim qilada miwatarin, ibyo umuntu byiringira kumva yuko abyamukura mu byago, byamukura mu bigeragezo, umuntu wiringira ibyo ngibyo amenye yuko arimo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. naho ruqya zigendeye kuri Qur'ani harimo al-uwadh au allati hiya tusama al-azaim, izi ngizi ziremewe kubera yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raqa ruqya, yakoze ruqya ndetse ayikorerwa na Jibril alayhi salatu wassalam. nanone hari hadithi ivuga yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay usrat hazm yarituye i Madina baje ku Islam, beretse intumwa y'Imana uburyo bajyaga bakorera ruqya abantu bariwe n'inzoka bagombora, hanyuma intumwa y'Imana ntiyabona icyatuma iyi ruqya iba haram, irangije ibaha uburenganzira bwo kujya bakora ruqya bagombora abantu bariwe n'inzoka. ruqya yemewe ni ishingiye kuri Qur'an ndetse n'amazina y'Imana n'ibisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala, no gusaba Imana no kuyishingikiriza yonyine nta kuyibangikanya. ukoresheje iyi ruqya avura uwarozwe wafashwe n'amajini, iyi ruqya iremewe. nanone kugira ngo ruqya yemerwe hasabwa ibintu bitatu. yakuna ruqya min al-Qur'an, cyambere nuko ruqya igomba kuba ituruka muri Qur'an, no kuvuga ngo uvurisha ruqya akoresha amagambo ava muri Qur'an. icya kabiri an yakuna ruqya bilughati al-arabiyya, ukora ruqya agomba gukoresha amagambo yo mu rw'icyarabu kugira ngo umuntu amenye ese amagambo ari gukoresha ntashobora kuba arimo shiriki, kuko hari amagambo umuntu ashobora gukoresha agahamagara amazina y'amashayitani n'ibindi bintu bitari Allah subhanahu wa ta'ala. niyo mpamvu bakubwira ati icya kabiri nuko igomba kuba iri mu rurimi rw'icyarabu. icya gatatu ala yataqida anna ruqa hiya allati tu'athir, icya gatatu nuko umuntu ukoresha ruqya atagomba kuba yizera ko iyo ruqya ari gukorerwa ariyo iri bumuvure, ahubwo agomba kuba yizera yuko uri bumuvure ari Allah subhanahu wa ta'ala. ibyo bintu bitatu rero tuvuze, iyo ruqya ari min al-kitabi, ari amagambo makana bi kalami Allah subhanahu wa ta'ala wa asma'il husna sifatihi al-ulya wa da'watu Allah wal istighatha wal isti'adatu bihi wahdahu la sharika lahu, icyo ni kimwe. igomba kuba ari amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala min al-kitabi wa asma'ihi al-husna, n'amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, sifatihi al-ulya n'ibisingizo bye bitagatifu. icya kabiri an yakuna bilugha al-arabiyya, nuko ukora ruqya agomba gukoresha amagambo yo mu rw'icyarabu. icya gatatu an yataqida anna al-ruqya la tu'athiru bal Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yashfi. icya gatatu nuko agomba kuba yiringira ko Imana ariyo iri bukize uyu murwayi.